mu by'ukuri icyambere nuko nta gitangaje muri byo kuko sibo babaye abambere kandi ntibazaba n'abanyuma, ariko icyo navuga nuko kuba umuntu ashyigikiye RNC ubundi ntabwo cyakabaye ikosa, ariko nagira ngo mbabwire kandi mbwire abanyarwanda ko icyo bazize ntabwo ari uko ngo ari abayoboke ba ANC cyangwa se bakorana na RNC na FDLR, ahubwo barazira icyo bari bo kandi n'ibyo bemera. Dr. Rudasingwa, polisi ivuga ko bo biyemereye ko bakorana n'umutwe wa RNC na FDLR ndetse ivuga ko bafite uruhare mu gutegura ibitero by'iterabwoba ku Rwanda, bategura gukuraho guverinoma bakoresheje ingufu, urugomo ndetse no gutegura kwivugana no kwica abategetsi ba guverinoma no guteza akaduruvayo mu baturage. Ni ibirego bikomeye. Bikomeye, ariko nanone iyo ukurikije nyine amateka y'iki gihugu cyacu yo hafi ahangaha ntabwo ari bo banyuma baregwa bene ibyo birego. Nanjye ubwanjye na bagenzi bacu twarabirezwe, ba Victoire Ingabire bari mu minyururu barabirezwe. Ubu ngubu abantu bagenda bicwa hirya no hino abandi bagafungwa, abenshi bakunze kubarega nyine ko bari muri uyu mutwe wa politike wa ANC cyangwa se bakorana na FDLR cyangwa se bategura bene ibyo bikorwa. Ntabwo rero ibintu ariko biteye kuko ibyo kuvuga ngo umuntu ashyigikiye RNC ahubwo yaba ubutegetsi bwarebaga mu mitima y'abantu bwagasanze ko hafi igihugu cyose hagomba kuba harimo abantu bashyigikiye ibitekerezo byo guhindura amatwara y'igihugu, amateka y'igihugu. Harimo abashyigikiye Ingabire, harimo abashyigikiye imitwe ya politiki idashobora gukora mu gihugu. Ibyo rero byo kuregwa bene ibyo byaha bikarishye niyo nzira yonyine ubutegetsi bwahisemo, ariko mu by'ukuri abantu barazira ubusa, barazira ibitekerezo byabo, kandi ngira ngo ibyo byose biragenda byerekana uko ubutegetsi butangiye kunanirwa. Mu itangazo polisi yashyize ahagaragara, Dr. Rudasingwa iravuga ko amaperereza akomejwe kandi ko hashobora kuba hari abandi bantu bakorana n'ako gatsiko bazatabwa muri yombi. Abo ni abantu mwaba mukorana? Ntabwo rwose na gato nshidikanya ko hari abandi bazatabwa muri yombi cyangwa se ngo bicwe, kuko niyo nzira ubutegetsi bwahisemo, ariko ntabwo bazaba bazira yuko bakoze ibyo byaha byo babarega. Kandi n'ibyo byaha bagira batya bati aba bantu twafashe biyemereye ko bakoze ibyo byaha, barimo gutegura ibikorwa bene ibyo ngibyo byo bagenda bavuga. Ubwo rero niba bazana mu bucamanza abenshi bategeka kubivuga, abandi bakabyanga. Ibyo rero byo kuvuga ngo hari n'abandi, ahubwo ni ugutegura iyo migambi mibisha yo kuzongera nyine gukomeza gufata abantu. Nta kintu rero kizaba gitangaje. Abanyarwanda bo bazakomeza gupfa no gufungwa no gutotezwa kugeza igihe bazirwanaho kugira ngo ubutegetsi bukora muri bene ubwo buryo buveho, hajyeho ubundi butegetsi buzima buharanira inyungu z'abanyarwanda. Ndabashimiye cyane Dr. Rudasingwa, ni umuhuzabikorwa w'umutwe wa politiki RNC ihuriro nyarwanda utavuga muri leta y'u Rwanda. Tuvuganye ari naha i Washington DC.